Meze bite? Abahungu ko baniranyije na mama wawe? Niko. Abahungu baniranyije na mama wawe? Bakwitaho. Urajyange nitwara gute? Mvuga ukuntu ibintu byagenze kandi nawe amashusho yawe usobanuro bwa ruta video nabonye wowe nyine niba video wayibonye bari bicaye ubwabo barangambanira njye nagiye kumva numva uriya mugore uruga aramuhamagaye hanyuma wowe kuki utatekereje ngo akambunge ugahitamo gutangira umugore none se okay amagambo nababwiye ndi kubunga wigeze uyabona mu kiganiro barayakatinze bigaragara kugira ngo bashaka kunsiga icyasha mu bantu kandi babigezeho nisi ubwo nawe ugiye kuntererana nkuko nabonye abantu mu makomenti bari kunyiha wagira ngo ningire mu makosa aho ngaho hanyuma se ngiye mfite umutima w'inzobe bandi bafite umukara ku buryo ngiye ikintu nari ngiye gukora hariya ni ugutanga icumbi nta kindi giboneye ako nabibonye ikiganiro nakoze uri hano mu nzu ndi kubasubiza ntabwo wakiyumviye muranakatinga ngiye kuvuga ngo ahe nyine nisi ubwo ibyo ngibyo bihuriye n'ibyo twari tugiye gukora ni seriye nyine kubera icyo utari wambwiye ko wazinze amavarize yawe basumva mubwiye sibyo ndimo ndagusaba imbabazi bariya abahungu nta kintu na kimwe nari napanze nawe ni ibintu nanjye bampangiye niba wanirebeye video wabibonye byose bicaye mu nzu iwawe twari tumaze igihe kinini tutavugana kinini cyane pe mbabaza izina ry'Imana rigiye uzamenye ko nari mufite agaciro mbabarira sibyo bino biboro byose mani kubibaza nka mama wanjye ntabona birabintu baratekereza iki abavandimwe banjye ntibabona birabikamba abantu biraba gutukagura baratekereza iki nese ninjye wiyanze wiyanze nyine sinkeneye guhangana n'umuntu uwo ari we wese kubera niba ushaka abo bakobwa jya ubasanga sibyo kanguha uburenganzira unisanzure nyine ugenda ubasange tu nese nyine urumva ko umuti rero w'umuti kandi ntungarure please wanyumvise ko ndi kugusaba imbabazi ntungarure waretse no kurira nanjye ko utangiye kundiza sibyo nyine ubaze mva musaba akantu nyihanganira basi igihe gitoya sibyo igihe gitoya nimba narahinduka uzabimba ejo wasanga pipa zanjye mumeze neza nizere ko mumeze fresh cyane sasa rero turagarutse kuri ka gacano kanyu GITV umva tugiye gukora ikiganiro ku bintu bijyanye n'abantu bashakanye tugiye gukora ikiganiro ku bintu bijyanye n'abantu bashakanye muze kuba simfura we muze kuba hafi mfura ndabona ari kuntimbira ngo aze dutangire ariko ngiye twaba duciringa narebe mu gihe mfura ataraza we mfura mani waje tugakora rekaze rero dutangire akazi uyu munsi ikiganiro tugiye gukora reze ntikibacike waje tugakora mwana dukora iki ese ikiganiro twapanze gukora ntabwo ukizi reka ese vuba dukora imana ni iki wasanze se urugamo gakorana n'undi kumbonye ari we wahisemo urugazi ibyo ngibyo bije bite ese ibyo ngibyo bya uruga bije bite fayimani erega mani social media ntabwo ari amazi ngo biratemba ngo bigeye fayimani dukora ibyo tugomba gukora urandeka genda nimukora ibiganiro ntari bijyeho unkuremo nise wibagiye mani ko turi buze gukorana wowe nise ibyo bari kuvuga biravugwa nande uvuga ibyawe byanjye bisimbuke nise nyine wabaye iki nyine manjye mfite ikibazo cy'amatsiko sibyo biriya bintu koko ni ibyanyabyo ibiki se ubikoze ryari se nyine ibiki mumbonye kuri YouTube nise kuri YouTube ntabwo habaye ibintu byinshi nyine wowe nawe uruga sibyo nyine mani vuba dukora ibyo dukora mani nise ibyo ngibyo bya urugo bize kuvugisha ukuri nta kintu bitwara nise birasi pranka zabo ntabwo bizi hanyuma wowe bizamo gute ariko
numva ko ibyo bintu byakubabaje ariwo mwana ugomba kwitandukanya muri planka zabo. Ese ntabwo nakoze ikiganiro mbisobanurira wowe ubwawe ntabwo wari undyamye ntabwo wari uri mu numvaga nzu ari utuntu turi aho ndakumva gute nyine umugore ufite umugabo arira nyonyonyonyo cenko ubu tuvuge ko ari wowe mwiza ubwo nawe ugiye kumfatanya nabo mani ivayo dukore wenda ibyo ngibyo turaza kubiganiraho nyuma ariko uze dukora ibyo dukora iyo dukore ibyo ngibyo turaza kubiganiraho nyuma ibyo biganiro nshaka wamamagaye mu kubikora kandi ibi bintu narabikubwiye nakubwiye ngo hari umunsi njya muri shuti ngiye muri shuti cyagiye Nyamirambo ntabwo naguhamagaye nkabikubwira nakubwiye ibintu ba Derek bankoreye anakubwira ngo anytime wabona babisohoye ukambwira ngo ibyo nta birenze wasanga bitanari byo ahubwo birayi byo byanyabyo ibiki byanyabyo ushatse kuvuga ko ari wasanga ahubwo Derek nawe atazi nayo gukina nabyo ese ubwo uri gushaka kuvuga icyo aho ngaho umugabo yananiye ngo nginze ngiwawe nisi ntabwo wiboneye ikiganiro cyabo ko ari amaprank bapanze ntabwo wabyiboneye ko ari amaprank bapanze si wawe ngo nyonyonyonyo hano se no abantu bose babonetse bajya vayo dukora ikiganiro twagomba gukora ayo matiku yawe avutanaga mu mazi have mwana isi vayo mwana ese ubwo ndakora nambaye inkweto ra ntabwo ari ngombwa inkweto ntabwo ziri bujye hasi wabaye iki ukuri kuraryana isi ukwiye kuri uri kuvuga aho ngaho ni ukuri wasanze rugasi cyangwa ukuntu byatangiye ntabwo wabyiboneye ako nabibonye ikiganiro nakoze uri hano ikiganiro nakoze uri hano mu nzu ndi kubasubiza ntabwo wakiyumviye muranakatinga ngiye kuvuga ngo ahe nyine nisi ubwo ibyo ngibyo bihuriye n'ibyo twari tugiye gukora ni seriye nyine kanyambarira urukweto fata ibyo ngibyo bihuriye n'ibyo twari tugiye gukora ujya hehe ariko urimo urajya he waretse tugakora ibyo twari tugiye gukora kuko usigaye ukunda amatiku si wowe ubizanye nyine mbega inyungu ziva mu matiku n'izihe nisi undi wababajwe n'icyaha gataho niki kintu cyakubabaje ndaje ngo iwawe ngo nyonyo ngo kabu ngo ibiki ubu nawe uri muri ifatanya n'abantu babwamwe bari kuvuga ngo nagiye kumuzana ngo mugire umugore bakubwiye biki uri kwifatanya n'abari kuvuga ngo nagiye ngo kumuzana ngo mugire umugore kubwo nabwo n'amagambo abantu bakubwira uri imbwa uri iki nyine twimagine ko byajyana hari ahandi rero kumujyana hataranga n'umugabo kucyo wowe ataraza kwitambika hagati yanjye nawe isi twe hari amafaranga twari twamukorera gute nyine wowe ari wowe bahitamo ubu ni wowe nyine baziranye gutaha nisi kugira inshuti mbi bivuze iki nyine kugira inshuti mbi bivuze iki ubwo ni wowe inshuti mbi yawe kuki se bo bataba inshuti mbi yanjye ku buryo nese bari babimpangishije nese kunzi neza yamamagara akambwira ngo mfasha muri plank imeze gutya na gutya nari kubyanga cyangwa se nza gusanga ari biriya bagiye kunkoraho biriya bintu nari kwemera kubikora ikindi ibyo kujya kumuzana uriya mugore hari ahandi nari kumuzana asanga si mu cyumba cy'abashyitsi yari kurara ukamumaza iki nisi nyine nkumumaza iki we ntabwo waha umuntu icumbi umwana yari gusabye ase urimo urajya he urambaza ikiri ndeka nyine mbwira dukore cyangwa se dukora nta biganiro nkorana nawe niba ushaka gukora jya usanga bariya wirirwa na mukorana nise amaherezo ndeke njyenyine mugire neza ndeke njyenyine ni ukuri ko Imana ngiye ubundi niyo mpamvu nari narasabye Imana umuntu utajya muri social media umuntu udakunda amatiku ubugambo njye rwose sinkunda umuhungu ugira ubugambo uravuze ngo ninde ugira ubugambo se wowe njye se wa mbere ubikubwiye asimani nk'ubu muhamwariye ibiki mwese tuba twariye iki byo wangaburiye se nabyize ukuntu biriya bintu byagenze ntabwo ubizi nongere mbigusubiriremo ariko se niba reka ngo baze kukwika mbyemerewe warahamagaye arambwira ati maze kuvugana na Oruga ariko si wigeze umbwira ngo Oruga turavuganye ngo ndaje ngo muzane ibyo hari byakuvuye mu kanwa ntungurwa no kujya kureba ngo hayi naye ndi kwirukanka ukaniruka ngo njye guha abantu views ngo mbaho turayike n'udukomenti cyane ngo cenko ngo ntwaye ngo nyonyonyonyo usiko wagira ngo n'undi muntu uri kumbwira ibyo bintu usiko wagira ngo ntabwo nzi neza
ariko ubundi kuki witwara nk'ingaragu nyine nk'umuntu uri aho udafite urajyanjye nitwara gute agomba kwitaho urajyanjye nitwara gute twara mva ukuntu ibintu byagenze kandi nawe amashusho yawe ubusobanuro bwa ruta video nabonye wowe nyine niba video wayibonye bari bicaye ubwabo barangambanira njye nagiye kumva numva uriya mugore uruga arampamagaye hanyuma wowe kuki utatekereje ngo akambunge ugahitamo gutangira umugore none se okay amagambo nababwiye ndi kubunga wigeze uyabona mu kiganiro barayakatinze bigaragara kugira ngo bashaka kunsiga icyasha mu bantu kandi babigezeho nisi ubwo nawe ugiye kuntererana nk'uko nabonye abantu mu makomenti bari kunyiha wagira ngo ningire mu makosa aho ngaho hanyuma se njye mfite umutima w'inzobe abandi bafite uw'umukara ku buryo njyewe ikintu nari ngiye gukora hariya ni ugutanga icumbi nta kindi kubera icyo ushaka kumfatanya na bariya bantu mwana kuko nyine ngiye nandukaniye nabo okay basi mbabarira to sibyo ariko ubundi njye ndinde ukwihanganira umugabo wumva yatunga umugore wundi nisi nari ngiye gutunga umugore w'abandi mbese ngende Croix Rouge yakira ibibonetse byose we nta muntu wagusaba ubufasha ngo ubumuge ntawe hanyuma kutamuke ngo umubwire ati mama giya dore uruga ari gushaka icumbi reka tumufashe 2 weeks cyangwa 1 weeks ariko nisi niba ari ibintu byanunga njyewe rero kamubwire njyewe ntabwo nakihanganira nyine buno bugoryi bwawe nisi ubugoryi buha imana nisi utangiye kubunuka bazi hejuru yaba ari abantu nisi ubundi utangiye hehe n'ibintu byose biboneka nisi uragira ngo nkubwize iki njyewe nabwiye imana ko natazongera kurizwa n'umuhungu uri kumva wamenye nguze nanjye nakumenye ukuze wafata inzira yawe ukagenda nanjye nkagenda mbigusobanurira ko wari wabyumvise kureba muri telefone yawe akavidewo gato kureba muri telefone yawe nibyo bituma uhinduka gutyo mana waramamagaye umubwire gisi ntabwo nari gusobanura ibintu byose ntabwo nakoze ibiganiro byo kubasubiza uri ahangaha mu nzu uri kunyumva ntabwo wanyumvaga nabwirwa n'iki se kureba kuri telefone ngo ukirebera ikiganiro upfushije ubusa ibintu byose nagusobanurira uri kumbabaza izina ry'Imana hari umunsi uzica wibuka ko nawe mufite agaciro twari tugiye kwikorera ikiganiro kimeze neza twari twaraye tugipanze ibintu wabyutse ureba mu matelefoni ibintu byabera abahungu wabyutse ureba ni ibiki bigukoreze kugeza aho ngaho wakihanganya cyaje ntabwo nari nzi ko uzahinduka kugeza ahantu mvaho mwese mpindutse hehe urinde wifata akitambika hagati y'umugabo n'umugore uziko buriya n'Imana ubwahita apfa kuyitanga mbese niba wirebeye ikiganiro ntabwo wabonye ko ari ibintu bampangiye namenya nese ko ubundi sibyo nyuma ya biriya hari ibindi yagiye guhitamo wowe kuguhamagara ariko yabuze abana ndetse niba ari njye yashakaga gushyira hasi nyuma iyo mpamvu niba nzira mbere niba nzira ntabwo uzi uko twahoze dukorana se ntabwo uzi uko tutatandukanye neza se ariko kuko wagira ngo ibintu byose aka kanya uba ubyibagiwe mbabu ndagiye rukumva ngiye gufata ibikapu byanjye ndabona imvura ihise ndagiye ngende njye iwacu uri kumva cyaze mana ese wakihanga n'isi ibyo ngibyo bindi bije bite mana ndeka n'isi wakihanga ese bebe wakihanganya ubu amatiku yaba ari abantu aduteranye wagiye kubimwitaho ndeka ese none se uri seriye mwese ubona ndi gukina amatiku yaba ari abantu niyo yagiye kuduteranya biriya ibyo wiboneye ni mu kiganiro abantu baraduteranyije bicaye kuri kamera ibintu byose uri kubyibonera abantu barampange n'undi kwakira bibi anjye biza nzi ko ibintu uri kubifata nk'ari bibi biriya tubyirengagije ntabwo twakwikomereza uko twari tubayeho biriya tubyirengagije ntabwo twakwiberaho nk'uko twari tubayeho nyine ni se kiba wabyikana kugira ngo nsubirane nawe sibyo urahitamo ibintu bibi urababwira biriya biganiro babisibe nawe ibyo wakoze ubisibe social media tuzireke sibyo twahisemo gukoresha social media mu bintu bizaduha inyungu ntabwo twahisemo mu bintu by'amatiku mbese nyine kujya hano hanze ngo dore umugore wa mugabo w'imbwa imbwa njye nashakanye n'imbwa nyine njyewe reka mubwize ukuri ibyanjye byo nabisiba nyine ibyanjye byo nabisiba bigakunda ndetse n'ibyaba mfiteho ububasha bwo kubisiba ntabwo ari wowe mugabo nasabye Imana kandi ngendere ese bebe wanyumvishije none se wanyumvishije
bariya abantu icyo bari bakeneye ko ari ukunturanya n'abantu, nawe ugiye kugendera muri abo bantu. mba ndagiye sibyo n'ubusibu nzamama nako nimero zanjye ikintu cyo kiyamuzaga nawe ko n'umwana wanjye ko ngiye kumukangura mugira hasi wambabariye umuntu wambabariye nise biriya bintu ninjye wabyipangiye nyine ko aribo babimpangiye. niba video wayirebeye bari bicaye mu nzu yabo barabimpangira barampamagara, nise bo bari kujya mbigera gute. niyo ntanagwa mu mutego wo kuvuga ngo ngende kuzana ngo ndi kugwa mu mutego wo kwanga gutanga ubwo bufasha bakavuga ngo nta nshuti bagira. ubwo urumva hari amakosa mfite aho ngaho. turebe ukuntu uri kumbabaza izina ry'Imana igihe uzamenye ko nari mufite agaciro. Mbabarira sibyo bino biboro byose mani ayibaze nka mama wanjye ntabona biriya bintu baratekereza iki? abavandimwe banjye ntibabona biriya bigambo abantu biriya bagutukagura baratekereza iki? mwese ni njye wiyanze, njye wiyanze nyine sinkeneye guhangana n'umuntu uwo ari we wese kubera niba ushaka abo bakobwa jya ubasanga sibyo nguha uburenganzira unisanzure nyine ugende ubasange pe. mwese nyine urumva ku muti rero w'umuti kandi ntungarure please wanyumvise ko ndi kugusaba imbabazi ntungarure waretse no kurira nanjye ko utangiye kundiza sibyo nyine ubazi mva musaba akantu kamwe nyihanganira basi igihe gitoya sibyo igihe gitoya nimba narahinduka uzabimbaza ibi bintu byose nushake n'amafilmu ubwire nyereke nta mwanya wo kwihangana njyewe mfite nyine reka mubizwe nushake n'amafilmu ubwire nyereke sibyo nisi wambabariye ko ndimo ndagusaba imbabazi mwana wambabariye ko ndimo ndagusaba imbabazi nisi kugenda urumva aribyo biri buze gukemura ikibazo. ndakumva ndagiye kandi hasi wakwihanga umva basi mubwire wakwihanga umva basi musaba ikintu kimwe icara ahangaha mubwire ikintu kimwe sibyo basi icara hano ku ntebe mubwire nyine icara hano ku ntebe basi mubwire akantu sibyo reka njye nta kintu mfite kuvugana mva musezerane ikintu kimwe sibyo ni ukuri kw'Imana biriya bintu ntabwo nari mbirimo nta nubwo nari nabigambiriye sinari nzi ko biri bunambeho kuri nisi niba narisanze mu bintu nka biriya abanyarwanda bose bikaba byatumye nyine banyanga kubera bariya bantu nawe se urashaka kunyanga kubera bariya bantu kugira ngo bitange ikimwana. none ngiye kuyikuraho ibintu bya social media mbireke kuko nta cyiza cyabyo wenda uzabona undi muntu muhuje umuco. ko nagusobanuriye nkakubwira buri kimwe cyose kubera icyo udashaka kunyura. hanyuma se utampamagaye ngo usobanurire ngo oruga arampamagaye ariko ibintu biri aho yambwira ko utampamagaye ngo mbwire barambwira ngo ngaze aho ikibazo ku biciro ry'imigani ngo ngo umuntu utandukanye umugore n'umugabo hanyuma wowe kuki atigeze uza kwitambika hagati yawe mwese njye hari ibintu birenze nayo nabipanze hari ubwo biriya bintu ngiye byambayeho nigeze mbipanga. hari umuntu ujya usezerana n'ikintu kibi wakihangana so wandika nkigendera hasi wambabariye nyine wakihanganye siko ndi kugusaba wambabare ukareka kumbiza kubera ngaho basi nsezeranye ko utari bugende sibyo ahubwo usigarane umukozi wawe hasi wakihanganye utazamamara no kuntera indi nda nkirirwa ntangara hasi bibi basi garuka mubwire ikintu kimwe garuka musaba akantu aka kamwe konyine nyine garuka musaba akantu kamwe sibyo wakihanganye wambabariye sibyo waretse kugenda mwana wakihanganye ukareka kugenda nise ariya mavarize ko utari wambwiye ko wayazinze kubera icyo utari wambwiye ko wazinze amavarize yawe basi umva mubwire sibyo ndimo ndagusaba imbabazi
bariya abahungu nta kintu na kimwe nari napanze nabo. Ni ibintu nanjye bampangiye, niba wanirebeye video wabibonye byose, bicaye mu nzu iwabo, twari tumaze igihe kinini tutavugana, kinini cyane pe. Ikintu bashakaga ko ari uko abanyarwanda banyanga, wenda iby'abandi bantu kunyanga byose nari mbyitayeho, none se nawe urashaka kukumbera ikigeragezo. ngaho nyine nawe banza urebe ibintu waba unterera nyine. Wamaze kuvuga. Okay. Ngaho basi mbabarira, sibyo? Singendera ku muntu. Nawe ushaka ibintu mbwira bitera abana impuhwe byinshi umeze nyine nka gutya, sibyo? Action. Wanditse nkagenda mu mahoro, sibyo? Uzabona undi muntu ugukunda, uzabona umuntu uzakwihanganira muri ibintu byose, ndakwihanganira agashoboka pe. Man, ntabwo twahisemo nyine kubaho ubuzima bukakaye, nababara nkagenda ejo ukabona undi, sibyo? Nta muntu kamara mu buzima bwawe. Niba rero urukundo ngukunda rutaguhagije ku buryo wajya kuzana umugore w'abandi muri iyi nzu, ndeka rero muri si nyine nakubwira, nigeze nkubwira ko ariho nari ngiye nigeze nkubwira ko nari ngiye kumuzana mugire umugore. Ese urankunda? Ntabwo yari kuza hano akajya mu cyumba cy'abashyitsi, hari ahandi hantu nari kumujyana. Niba ari ibintu abantu bampangiye kubera icyo ushaka nawe kubintererana, ko ndimo ndagusaba imbabazi wanyumvishije. Mbese warankunze? Yaba warankunze ntabwo wari kuba waramfashe gutya, sibyo? Aho kugeza aho ujya kuvuga mu mugore w'abandi ukaza muri iyi nzu. Nese hari umugore w'abandi nacyuye. Ase ibintu niba babipanze nawe ukirebera video ukabibona, kubera iki bishaka kuduteranya kwera. So I'm leaving now. Sibyo? Wite ku rugo, wite ku mwana. Ndagiye, sibyo? Ndagiye, njyewe sinshoboye, ndagiye, sibyo? Uzabona undi muntu ugukunda ukwitaho nk'uko nabikoraga, yewe unarenzaho, sibyo? Ariko umutima wanjye ntabwo ufite imbaraga zo guhangana n'ibi pe. Tugire ibibazo dufite mu rugo, tugire nyine ibindi bintu nyine dukeneye gukora bifite agaciro, twirirwa mu bintu by'ubusutwa. Uwasingiye nyine warakoze kunkunda ariko nyine ndagiye, sibyo? Nise wambabariye kwera biriya bintu nibyo bigiye kuduteranya, ibintu bigeze ngiramo n'uruhare. Nanjye ntabwo nabishakaga ariko nyine ndagiye. Ese niba ariko nagusabye imbabazi wazimpaye. Ahari nyuma y'ubu buzima tuzongera duhure, sibyo? Njya gufata ibintu byanjye ngende. Nise wambabariye ko nagusabye imbabazi. Bye. Ase wakihanganye mwana, uri kumva kugenda ari byo biri buze gukemura ibibazo. Easy. Mama wawe ko yigize nabi, meze bite se? Meze bite?
abahungu ko baniranyije na mama wawe niko abahungu baniranyije na mama wawe ibintu by'amatiku kweri aba ari byo bimujyana. Twigende